Nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana. Ese ni gute twakwita ku bana? Ese ni ibihe bimenyetso bikunda kugaragara mu bana umubyeyi akwiye kubona agahita amenya ko umwana akenewe kujyanwa kwa muganga byihutirwa? Nimba uri ubwa mbere uje kuri iyi channel nguhaye ikaze, kandi nimba duhora tubana mu biganiro bindi nawe wiyumvemo ikaze. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukanda ku nzogera kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bijyanye no kongera twungurana ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Abantu benshi bakomeje kumbaza, ese umwana uri munsi y'amezi 6 uwo mwana yanywa amazi? Igisubizo rero mugiye kucyumvira muri iki kiganiro, ntucikwe ugikurikire witonze kugira ngo ugire ibindi bishya wungukira mu biganiro byacu. Nk'uko nabibabwiye, hari ibintu umwana uri munsi y'amezi 6 yemerewe, hari n'ibindi umwana uri munsi y'amezi 6 atemerewe. Ikindi, hari ibintu umwana uri munsi y'umwaka yemerewe, hari n'ibindi umwana uri munsi y'umwaka atemerewe. Ngiye kubabwira ibyo bintu, abo bana uko ari 2 bemerewe n'ibyo batemerewe. Ndahera ku mwana uri munsi y'amezi 6. Ubundi umwana wese uri munsi y'amezi 6 yemerewe konka amashereka ya mama we. Iyo mama we afite ikibazo atabasha kumwonsa neza ngo amezi 6 ashire, harimo n'abandi bahitamo kujya bakamira abana babo bagasiga amashereka. Ibyo nabyo biremewe mu kugira ngo umwana akomeze abone intungamubiri zose zihagije. Ikindi, bitewe n'impamvu runaka, umumama ashobora kubura amashereka, umumama ashobora kugira izindi mpamvu zituma atonsa umwana we. Icyo gihe ashobora guhitamo kujya afata umwana akamuha ibyo twita infant formula, cyangwa ya mata aba yaragenewe abana batabasha kubona amashereka. Ariko nanone umwana uri munsi y'amezi 6 ntago yemerewe na gato kuba yafata amata y'inka. Niba ujya ubikora ntago byemewe, urebe impamvu. Hari ikiganiro nakoze cyerekana impamvu umwana uri munsi y'amezi 6 atagomba gufata amata y'inka, kandi nanone si we gusa, ahubwo umwana uri munsi y'umwaka ntagomba gufata amata y'inka. Rero ngo ibyo bintu 3 nibuza umwana uri munsi y'amezi 6 yemerewe. Rero umuntu wambaje ngo ese umwana namuha amazi munsi y'amezi 6? Igisubizo ni oya. Nta mwana uri munsi y'amezi 6 yemerewe gufata amazi, kereka yujuje amezi 6 nibwo nibuza umwana ushobora kumuha amazi mu buryo bwo gukomeza kugira ngo umubiri we ugire amazi akwiriye. Ikindi kintu cy'ingenzi nanone, umwana uri munsi y'amezi 6 nawe ntabwo yemerewe ko yafata ubuki, kimwe n'umwana wese uri munsi y'umwaka. Ibyo bintu 2 birabujijwe ku mwana wese uri munsi y'umwaka. Kuba wamuha amata y'inka, kuba wamuha ubuki, ibyo bintu 2 ntabwo byemewe na gato ku mwana uri munsi y'umwaka. Ikindi, umwana uri munsi y'amezi 6 ntabwo yemerewe amazi. Ubwo icyo nicyo gisubizo kubambajije niba umwana uri munsi y'amezi 6 wamuha amazi byemewe. Igisubizo rero ni oya. Ikindi kintu abantu bambajije, se ni gute umwana nzamutangiza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa igihe yujuje amezi 6? Nk'uko nabivuze mu biganiro byanjye byatambutse, ubundi umwana iyo yujuje amezi 6 nibwo yemerewe gufata ibindi bintu biribwa cyangwa binyobwa, kandi nabwo ugamutangiza ibinyobwa, hama ukagenda umuha buri uko agenda amenyera. Kandi nanone ukibanda ku bikungahaye mu mavitamine, bikungahaye mu byubaka umubiri, kuko umwana aba ari gukura cyane, aba akeneye ibyubaka umubiri, akeneye na vitamine kugira ngo bimurinde n'indwara zitandukanye.
Rero ibyo ngibyo ni byo umubyeyi yibandaho iyo ari guhereza umwana we imfashabere. Kandi ikindi nk'uko nabibabwiye mu biganiro byanjye byatambutse, umwana iyo yatangiye imfashabere, nibuze umwana uri hagati y'amezi 6 n'8 afata mililitiro 125 kugera kuri mililitiro 175 ku munsi. Ikindi ukamuha inshuro 3 ku munsi kugeza kuri 5. Noneho umwana uri hagati y'amezi 9 na 12 aba atangiye gukuraho gato, nibuze umuha mililitiro kugera kuri 750 ku munsi, kandi nawe ukamuha inshuro 3 kugeza kuri 5. Ni byiza rero ko tumenya izo kantite kuko bituma umenya urugero rw'uko umwana wawe ugenda umuha ibinyobwa cyangwa ibiribwa utarengeje ubushobozi bw'igifu cye mu buryo bibasha kwakira ibyo uri kumuha. Ikindi cy'ingenzi ni ukwibanda ku bikungahaye kuri vitamine ndetse n'ibyubaka umubiri. Ibyo ni byo bizafasha umwana wawe gukura neza kandi akabona intungamubiri zose nk'uko zagenwe. Nizere ko iki kiganiro wongeye kungukamo ikindi kintu nibuza cy'ingenzi utari uzi kugira ngo turusheho kungurana ubumenyi. Nk'uko nabibabwiye, umwana uri munsi y'amezi 6 ntabwo yemerewe na gato kuba yafata amazi. Ikindi umwana uri munsi y'umwaka ntabwo yemerewe kunywa amata y'inka, ntabwo yemerewe gufata ubuki. Numuha ibyo bintu bibiri uzaba uri kumwangiza amara, utume yashobora kugira amaraso make bitewe n'uko ibyo bintu bifite amaporoteyine menshi, aragenda akangiza amara y'umwana gake gake, noneho amara agatangira gutakaza ubushobozi bwo kuba yakuramo intungamubiri mu bindi bintu umuhaye, bityo umwana akagenda yangirika ndetse n'ubuzima bwe bukajya mu kaga. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bijyanye no kungurana ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Ciao ciao.